Ninapya. Ni wowe ukiza abababaye. Sengera ubwo baba nabona. Kienda tonse kuimba manje. Amen. Jusaji weme. Ukiza ibimuga uzura bapfuye. Aba nabo Uwiteka mwiza turabasengeye. Bagirire neza bafashe. N'abana bato bateye ababyeyi baza mu mihanda. Ariko tuzi kuri Imana igira neza. Imbaraga zawe nizikore ziboneke mu izina rya Yesu. Amen. Tugoterereza wamuyo. Ahumire murune chano. Gaviri abikapona ine. Paushikuwa neno nitembo. Oh, tugoterereza wamuyo. Ahumire murune chano. Gaviri abikapona ine. Paushikuwa neno nitembo. Garukanye na Bishop mukomere Komere cyane. amakuru y'iminsi Makuru ni meza cyane. acigiye ntago ari umuntu mushya muramenyereye kuri kamera zacu ariko si n'igitangaza ko atangira bibwira mwatangira mwibwira abadukurikiye. Nta kibazo. Ariko mbere kugira ngo tugirane ikiganiro reka tubanze twubahe Imana dusenge. Mana turagushimye turaguhimbaje icyubahiro ni cyawe. Tugire neza mu kanya nkagufashe buri wese kuva kumva ikiganiro kugeza ku banyamakuru ari aha. Tujye imbere kandi tuyobore icyubahiro kibi cyonore n'iteka ryose. Amen. Amen. Murakoze cyane. Mazina uko mubimenyeye ni Bishop Kwitonda Jean Baptiste. Nkaba mpagarariye Elohim Worship Center, urusengero ruzwi kandi rumaze imyaka itari myinshi. Ndumva nta bindi naretse. Murakoze cyane. Bishop rero abantu benshi barakumenyereye kuri kamera zacu ariko hari video iherutse gutangaza abantu ubwo twababonaga ku muhanda wa Cairo Road, ni Cairo Road, murimo mufasha abana bo mu muhanda bamwe bakunda kwita mayibobo, hanyuma murimo musangira nabo ndetse mubasengera mubaha n'ibyo kurya. Igitekerezo cyaje gute? Ni murabisanganwe mubikora buri munsi bimeze gute? Murakoze cyane. Mbere yo kugira ngo tugire ibyo tukusubiza kuri ibyo nuko biri mu nshingano. Viziyo cyangwa misiyo yacu yaduhagurukije kugira ngo dukore ibi iri muri Matayo 28 umurongo wa 19 na 20. Haravuga ngo tugende mu isi yose tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tubatiza bemeye, kandi ngo iyi murongo karangiza uvuga ngo Imana iri kumwe natwe aho tuzajya hose. Nukuvuga ngo ubundi muri viziyo cyangwa se uko bimeze, Imana ntabwo yadutumye abantu bamenye Imana, ahubwo yadutumye abantu bataramenya Imana. Nukuvuga ngo aho tugenda mu mirimo yacu cyangwa aho tugenda muri imirimo y'Imana, tugenda dushaka babandi bataramenya Imana. Ese Bishop, ko bari abana bari ku muhanda tuvuge ko nabamenye Imana barimo baba bari ku muhanda? Imana kuyimenya biratandukanye. Hari ukumenya Imana no kuyikorera no kuyubaha, ariko hari no kumenya Imana ukabuzi ko ihari ariko ukabuzi ko nta kimaze. Bariya rero bazi ko Imana ibaho ariko ntibayubaha ntibanayikorera. Icyo dushaka nuko baba bonage bakabyarwa ubwa kabiri bakamenya Imana bakayikora kandi bakayubaha, bakava no mu buzima burimo, nibyo bizatuma barushaho gukorera Imana. None projet yanyu mwayitangiye igihe ki? Ni projet ihoraho mwarahaciye gusa bibazamo mugira uwo mutima wo kumva mwabafasha cyangwa ni projet ihoraho? Projet yacu turimo kugerageza kubashyira hamwe, bamaze no kuba benshi, ndumva bamaze kugera ku 150. Projet rero nuko dushaka kugira ngo tubigishe Imana barushaho gusobanukirwa na Yesu umwami wacu. Ibyo nibivaho tubahe ibyo kurya kugira ngo tubiyegereze, kandi noneho tubone uko tubigisha. Musangira udukati urimo basengera, ubona mwahuje urugwiro cyane. Uriya na Yesu yagiye abikora, iyo yabonaga abantu bashonje yarabagaburiraga.
nanjye ibyo biri mu nshingano, ntabwo ari nabo gusa, hari n'abandi benshi dufasha kandi biri muri izo nshingano. Ndumva ubizi kenshi ujya ubibona no ku ma YouTube no mu mavideo menshi. Ni ukuvuga ngo mbere kugira ngo umuntu akwiyumva ariko nubwo bimeze bityo duhaze, ariko hari Imana iri inyuma cyangwa yakoze ibi byose yanaturema. Ndumva nawe bishyikiye. Ndabyumva, ariko ntabwo igisubizo cyawe mugishubije neza. Navuze ni umushinga mwateguye wo kuvana bari bana mu muhanda, cyangwa mwarahaciye mwumva ko wenda mu gihe runaka mwagenda mukabegereza, mukabaganiriza, mugasangira nabo, mukabasengera, cyangwa ni umushinga mwateguye wo kuzavana bari bana mu muhanda, mufite abandi mufatanyije mu church, cyangwa ni mwebwe ku giti cyanyu kuzaba Bishop? Nijye ku giti cyanjye, ni umushinga nateguye wo gukura bari abantu mu muhanda kugira ngo nshobore kubageza mu bantu nyabantu batabaye ba mayibobo. Noneho ikindi kandi niba wabyumvishe, biri muri viziyo cyangwa misiyo yo gusanga bari abantu kugira ngo tubabwirize ubutumwa bwiza. Ntago rero nzahagarara, ahubwo nzakomeza kubiyegereza no kubegeranya kugira ngo ndebe buryo ki nazabageza mu ijuru, nazababwiriza Imana, Yesu nawe akamfasha kugira ngo bari abantu bashobore gukizwa, hanyuma bazemera nzabashakira n'imirimo kugira ngo bashobore kuva kuri uriya muhanda. Murakoze. Bishop, ko abana bo mu muhanda hari abajya bagerageza kubakura mu muhanda, rimwe na rimwe bakubaga ibigo by'imfubyi bakaba bavanamo bakananirana. Mwe mwumva mufite ikihe cyizere ko aba bana ibyo mukora bizagera ku ntego nyayo cyangwa bikagira umusaruro, hanyuma mufite ikihe cyizere ko muzakomeza? Icyizere turagifite, kuko ikintu cya mbere turi kumwe n'Umwami Imana, kandi nta mutima n'umwe ushobora kunanira Imana. Ikindi cya kabiri, twe tubwiriza ubutumwa, ariko ntabwo ari twe duhindura imitima. Iyo nakubwirije, Mwuka Wera araza agakora akazi, Imana igahindura umutima, igatuma umuntu atungana. Ni ukuvuga ngo ntabwo tuzacika intege, kuko nta bindi Imana izaduhembera biriya nyine wabo. Reka ndangize mbashimira umutima wanyu ndetse no kubwitange bwanyu, kuko biboneka ahantu hakeya. Ni umutima w'urukundo, kuba wafata igihe cyawe ukitanga, ubwabyo byonyine kwiyumvamo uwo mutima wa kimuntu, ukaba wasanga abana nka bari ku muhanda. Nabonye muganira ku bintu byinshi bitandukanye, harimo bagiye bakubwira uburyo bavuye mu ngo zabo, harimo bakubwiye ko bafite ababyeyi, harimo bakubwiye ko ari abana b'imfubyi. Rwose igihe mwari muri kumwe nabibonye cyane ko bishimye, murasangira, bararirimba, bamwe murabasengera. Bishop, turabashimiye kuko ni abantu bake cyane bashobora kugira uriya mutima, kandi ngiye ku giti cyanjye navuga ngo courage, mukomeze mujye imbere. Ahubwo icyo nabaza nko mu cyifuzo cyanyu, ese abandi bantu bo mushobora kuba mwababwira iki kuri igitekerezo cyanyu mwagize, kuba babafasha cyangwa se kuba batera ikirenge mu cyanyu? Icyo twabwira abantu cyangwa se icyo twabwira abadukurikiye, ni uko bakomeza kudufasha iyo mirimo, bakarushaho kudufasha kudusengera, kuko natwe turimo gusengera bariya bana kugira ngo dushobozwe nyine tuzagere mu ijuru na bariya bana, kandi tuzasohoze inshingano twihaye. Ko bakomeze bajye bakurikirana izi gahunda, ibyo turimo gukora barushaho kugenda babikurikirana, bizatuma barushaho gukurikira ibiganiro byacu, kandi nibabona abandi bantu b'imfubyi bababaye, abo bose biri mu nshingano zacu kugira ngo dushobore gufasha bariya bana. Urase ku cyumweru bari batangira kujya baza gusenga? Turacyabashakira transport, turacyabashakira amamodoka, uburyo bwo kugira ngo bajye bagera ku rusengero bitabagoye. Ariko benshi numvisha babigusaba. Barabisaba kandi barabishaka cyane, ariko turacyashaka uburyo bwo kugira ngo babanze babe muri mudu, bamenye uko bitwara bageze mu rusengero, kandi bamenye uko tubashakira ibyo kwambara kugira ngo bahindure bagere mu rusengero basa neza nk'abandi bantu, ko babonye ko bacyambaye imyambaro yo ku muhanda bagisa nabi. Ibyo byose biri mu nshingano zacu, kandi dufite icyizere ko Imana izadushoboza. Bishop, reka turangize rero ikiganiro cyacu tubashimira cyane. Nimba hari amajambo abiri cyangwa tumwabwira abadukurikiye, hanyuma dusuze n'ubundi nk'uko twatangiye dusengamo dusengera, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, namwe mukomeze kutuba hafi mudufasha, kuko buriya
ni ugufatanya. Umva rero abantu twabakangurira gukora umurimo w'Imana, kuko nta kindi Imana izaduhembera. Ntabwo izaduhembera ko twatunze amafaranga menshi cyangwa twaguze amamodoka meza, ahubwo Imana izaduhembera ko twakoze umurimo wayo tuzana abantu batakaye ku mwami. Imana ibamugira. Rero dusenge. Mana, turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga, uri umutunzi w'imbabazi, wabanye natwe tugirira neza, waduhaye imbaraga zo kugira ngo dukore umurimo wawe. Ukomeze utugirire neza, ukomeze udufashe, udushoboze kugira ngo dukomeze gutangaza inkuru nziza mu isi, kandi bibaho byose bibaho kugira ngo icyubahiro kibe cyawe. Jyane n'abanyamakuru, natwe usigarane natwe, tubisabye twiringiye izina ryawe Yesu. Urakoze. Amen. Shalom, shalom. Jumembani msabana abantu sikoma bapaza kuvutia yomatetera bena kusala volepo nataki nyamwana memo tangireni tupaleni kubara benu nataki amen.